Yesu ashimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12, turasoma umurongo waho wa 2. Bibiliya iravuze ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Mana, turagushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza. Reka utubere umumaro, ijambo ryawe rikora umurimo waryo muri twe, mu izina rya Yesu. Amen. Ndagusuhuje rero muvandimwe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo guhinduka rwose. Ubundi kugira ngo umuntu ahinduke, nuko haba hari aho yarari, hakaba hari aho avuye, hakaba hari n'ahandi agiye kujya. Urugendo rw'ubuzima bw'umukristo, ubukristo budafite guhinduka ntabwo buba bukiri ubukristo. Ubukristo butarimo impinduka ntabwo buba bugifite umwimerere wabwo, buba bwatakaje izina ry'ubukristo. Ubukristo ni uguhinduka. Yesu yohereza intumwa yarazibwiye ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abemera bakihana mubabatize. Abaha inshingano ikomeye, arababwira ngo mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose. Ubukristo ntabwo ari ikintu cy'izina gusa, umuntu avuga ngo mbaye umukristo cyangwa avuga ngo nitwa umukristo, bibe biraho ari ibintu birangiye gusa. Ubukristo ni ubuzima bugendanye n'impinduka. Haleluya. Iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, aba avuye hamwe agiye ahandi, aba aretse ibyamutegekaga bimwe, yakiriye indi mitegekere. Iyo umuntu rero abaye umukristo, aba abaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Iyo umuntu abaye umukristo, aba yinjiye mu buzima bwo guhinduka, agahinduka mushya, akareka ibyo yakoraga kera atarakira Yesu, hanyuma agatangira gukora ibigendanye n'imikorere ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bari mu rusengero ariko batarahinduka. Abantu benshi bararirimba ariko batarahinduka. Abantu benshi bafite amazina atandukanye ariko batarahinduka. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Haleluya. Ikizakwereka cyangwa nawe kizakubwira ko wamaze kwakira Yesu ni ikigero ugezeho mu guhinduka. Iyo umuntu yakiriye Yesu, ababayeho ubuzima bugenda buhinduka umunsi ku munsi. Haleluya. Rero ukwiye kubaho ubuzima bwitekereza, ukibaza ngo ese ntarakira Yesu nakoraga ibi, maze kumwakira ese bumeze nte? Ese hari ibyo naretse kubwe? Haleluya. Buriya nta kintu kibaho gishoboka ushobora kubona hatabayeho sacrifice. Nta kintu gishobora kuboneka atabayeho igitambo. Haleluya. Paulo yigeze avuga ngo ibyarinda mu yanjye, haleluya, ngo byose nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Bivuze ngo iyo umuntu yakiriye Kristo, hari ubundi buzima aba yakiriye. Iyo umuntu yakiriye Kristo, hari izindi mpinduka ziba zinjiye mu buzima bwe. Imana ishimwe cyane. Umuntu ashobora kumara igihe mu rusengero, ashobora kumara imyaka myinshi mu rusengero ariko atarahinduka. Umuntu ashobora kumara igihe kinini ari umuririmbyi ariko atarahinduka. Umuntu ashobora kumara igihe kinini yitwa umupastori cyangwa afite indi titire mu rusengero, ari umudiyakoni, ariko mu by'ukuri atarahinduka. Mbabwire ikibazo kiriho gikomeye uyu munsi wa none, ni uko abantu bamwe batumwe guhindura abandi ariko nabo batarahinduka. Ntabwo ushobora guhindura umuntu nawe utarahinduka.
ntushobora guhinduza umuntu ibintu nawe ubwawe bitaraguhindura. Iyo bimeze bityo aba ari igipindi, aba ari ukwikoreza umuntu ibintu nawe byakunaniye kwikorera. Haleluya! Ubukristo nyakuri ni ubukristo bwahindutse. Satani ntajya arwanya impano yo guhanura, Satani ntajya arwanya kuririmba, Satani ntajya arwanya kwitwa umushumba, Satani ntajya arwanya gucuranga, Satani ntajya arwanya kwitwa umuhanzi cyangwa ikindi. Satani arwanya imbuto. Satani arakureka uririmbe, Satani arakureka ubwirize, Satani arakureka uhanure, Satani arakureka witwe izina runaka mu rusengero, ariko akubuze kwera imbuto, akubuze guhinduka. Iyo utahindutse bivuze ngo uba wahinduye izina. Abantu benshi bahinduye amazina. Ahindura izina yitwa pasiteri, ariko ntiyigeze ahinduka ku ngeso ze. Ahindura izina yitwa umukristo, yitwa umuririmbyi, yitwa umucuranzi, yitwa umuhanzi. Ahindura izina ariko ntiyahindura ingeso. Abantu benshi ikikwereka ko umuntu yahindutse ni uko akora ubuzima bw'ijambo. Yakobo yaranditse aravuga ngo mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, ngo kuko wumva ijambo ntakora ibyaryo, ngo asa n'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, yagera hirya akiyibagirwa. Iyo umuntu atariho ubuzima bw'ijambo, iyo umuntu atarahinduka, hahindurwa ijambo. Ijambo niryo rihindura. Iyo umuntu atarahinduka, ntabwo ibyo kwera imbuto ntabwo bimureba. Iyo umuntu atarahinduka, ntabwo ushobora kumushakiraho gusa na Kristo, kuko ntabwo yakiriye Kristo mu buzima bwe. Ariko iyo umuntu yakiriye Yesu, aba ahindutse rwose, aba akwiye kubaho ubuzima buhindutse rwose. Umuntu ashobora kwiyambika masike, akambara masike y'ubukristo, ariko muri we atari umukristo. Imana iturengere cyane. Hariho abasore benshi bakunda abakobwa b'abarokore, hanyuma akiyemeza kuza mu rusengero, akareka inzoga amezi 6 cyangwa 7, akareka kwambara nabi amezi 6 cyangwa 7, akagerageza agashaka akiga uko batwara Bibiliya, akiga uko batwara igitabo cy'indirimbo, akiga uko bafashwa mu rusengero, nawe akaza akamanika amaboko, akigana imico yo mu rusengero, ariko mu by'ukuri atarahinduka, ataraba umukristo. Akaza mu rusengero bakamwakira, bakamwatuza, ati subiramo aya magambo, akanabatizwa, ariko icyo agendereye ntabwo ari uguhinduka ngo ase na Kristo. Icyo agendereye ni umukobwa acunze mu rusengero. Akaza muri nibature, akiyiriza ubusa, amateraniro yo mu mibyizi akayaterana, ariko mu by'ukuri atarigera ahinduka ngo yakire Yesu. Umukobwa yamubona ati mbonye umusore ukishijwe rwose, umusore akihangana, akiyiriza ubusa, akibabaza, ngo akunde yerekane yuko nawe yabaye umukristo, ariko mu by'ukuri ntabwo arahinduka. Ubukwe bukaba, bagashingirwa, bagera mu rugo, umukobwa agatungurwa no kubona umusore ari kunywa inzoga kandi yari yaramubwiye ko yazihannye. Agatungurwa no kubona hari imico ari kumubona hatari yaramubonyeho. Impamvu ni iki? Ntabwo yigeze ahinduka. Yaje mu rusengero yambara masike y'ubukristo, yishushanya nawe asa n'umukristo, ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze aba umukristo nyakuri, kuko imirimo ye ntabwo yigeze ihinduka. Inyuma arasa n'umukristo, ariko imbere muri we aracyari umupagani rwimbi, aracyari uko yahoze kera, ntabwo arigera ahinduka. Rero ubukristo nyakuri, haleluya, ubukristo nyakuri ni uguhinduka rwose, tugize imitima mishya, kandi tukabaho ubuzima butishushanya n'ab'iki gihe. Hari n'abakobwa nabo areba akavuga ati nange nzashaka umugabo w'umurokore, akaza mu rusengero akiyakiriza, bakamwakira,
akajya amerana, akaza muri niba ture agakora byose birebana n'abakristo, ariko mu by'ukuri atarigera akizwa. Inyuma arasa n'umukristo, aratwara Bibiliya, aratwara igitabo cy'indirimbo, arambara yikwize, mu rusengero arafashwa amanika amaboko, ariko ntabwo yigeze ahinduka. Kubera iki? Ntabwo yigeze ahura n'ijambo rihindura, ntabwo yigeze ahura n'imbaraga zihindura. Ubukristo ntabwo ari izina, ubukristo ni impinduka. Kandi izi mpinduka zikwiye kubaho ahantu hose umukristo agenda. Umukristo wahindutse akwiye kuba ari ku kigero aho abo bakorana bamutangira ubuhamya ko ari umukristo. Umukristo wahindutse akwiye kuba ari ku kigero cyaho abantu bamureba bakavuga ngo uyu muntu koko yarahindutse, arasa na Kristo. Ibyo yavugaga kera sibyo akivuga, uko yagendaga kera siko akigenda, imiterere ye ya kera siko agiteye, ubuzima bwe bwa kera bwarahindutse. Ushobora gutungurwa no kubona umuntu yambaye masike y'ubukristo, ariko hirya wamureba ukibaza ko ari umukristo bikakuyobera. Impamvu ni iyihe? Hari abantu bajya bambwira ngo umuntu duturanye ngo ibiki n'ibiki n'ibiki, ngo umuntu dukorana ngo ibiki n'ibiki n'ibiki. Yesu yaravuze ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none umusore mugenzi wanjye ashobora gusambana ntibimenyekane, ntibinavugwe cyangwa byanamenyekana ariko ntibivugwe. Ariko njyewe witwa umukristo ndamutse mbikoze biramenyekana bikavugwa. Impamvu ni iyihe? Nuko ndi umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Umuntu ibyo nkora biramenyekana, abantu bose barandeba. Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo ujye uba icyitegererezo cy'abizera ku mirimo yawe, ku rukundo, ku ngeso zawe no kukugira umutima uboneye. Ubukristo ni butarimo impinduka ntabwo ari ubukristo. Ubukristo nyakuri bujyana no guhinduka. Haleluya. Hari umuntu umwe Yesu ashimwe cyane wavuze ngo iyo ahindutse ku ngeso imwe ajya yigurira agasoda agashimira Imana. Rero mbabwire bakristo bene data, rero niba tuvuga ko turi abakristo, niba tuvuga ko twakijijwe, nimureke tubeho ubuzima buhindutse. Ubukristo butarimo impinduka ntabwo ari ubukristo. Uyu munsi wa none hariho ikibazo gikomeye. Abantu benshi bavuye mu isi ariko imico y'isi bagumamo. Baje mu rusengero bitwa ko bavuye mu isi ariko bazana isi mu rusengero. Babyina nk'ab'isi, baririmba nk'ab'isi, imigendere yabo ni nk'iy'ab'isi, imivugire yabo ni nk'iy'ab'isi, ntabwo barakigera bahinduka. Ni iby'igiciro ko itorero ryinjira mu isi rikigisha isi imico yaryo, ariko kirazira ko isi yinjira mu itorero ngo yigishe itorero imico y'isi. Hari ahantu ugera babyina ukibaza niba ari mu kabari ugeze cyangwa niba ari mu rusengero bikakuyobera. Hari ibintu ubona abantu bakora bavuga uko bagenda uko bitwara bikakuyobera niba ari abakristo cyangwa niba ari abapagani. Ubukristo nyakuri ni impinduka. Ubuzima nyakuri bw'umukristo ni ubuzima bwahindutse. Ukwiye kujya ubaho wisuzuma ukibaza ngo ese ibyo nakoraga kera ntarakizwa uyu munsi ntabwo nkibikora? Ese utarakizwa ko watukanaga uyu munsi ntugitukana? Ese utarakizwa ko wari umusambanyi uyu munsi ntugisambana? Ese utarakizwa ko wanywaga inzoga uyu munsi witwa ko wakijijwe ntabwo ukinywa inzoga? Satani ajya afata abantu benshi akababwira ngo nimugende ariko ntimunge kure, genda ariko ntunge kure, genda uririmba ariko ntunge kure, genda ujye ubwiriza ariko ntunge kure, genda ujye ukora ibi n'ibi mu rusengero udiyakone ariko ntunge kure. Umuntu akaba ari aho mu by'ukuri atarahinduka wese.
ukuguru kumwe kuracyari mu byo yahozemo kera, ukuguru kumwe kuracyateye mu busambanyi, ukundi guteye muri korali, ukuguru kumwe kuracyateye mu kunywa inzoga, ukundi guteye mu kuba pasitori, ukuguru kumwe kuracyateye mu bujura, ukundi guteye mu budiyakoni, ukuguru kumwe kuracyateye mu moko, ukundi guteye mu bucuranzi, ukuguru kwe kuracyateye ahandi hantu mu isi, ariko ikindi gice kiracyari mu rusengero. Abakristo nyakuri ntabwo iwacu ari inaha. Dufite irindi tegeko nshinga ritugenga. Haleluya. Dufite irindi tegeko nshinga ry'igihugu kitugenga. Icyo ni igihugu cyo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Inaha mu isi baravuga ngo umuntu nakwanga nawe umwishyure, umubikire inzika, ntukababarire utagusabye imbabazi. Ariko itegeko nshinga ryo mu ijuru riratubwira ngo duhe imbabazi abatadusabye imbabazi. Tubeho ubuzima buhindutse rwose. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bameze bate? Ab'iki gihe barangana, ab'iki gihe bagira inzika, ab'iki gihe ni abajura, ab'iki gihe ni ababeshyi, ab'iki gihe bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko umukristo wahindutse nyakuri akwiye kubaho ubuzima bufite imikorere itandukanye n'ab'isi. Dukwiye kuba impumuro nziza muri bagenzi bacu, dukwiye kuba impumuro nziza aho tugenda. Ku kazi ukeneye kuba impumuro nziza, mu rugo ukeneye kuba impumuro nziza, muri karitsiye ukeneye kuba impumuro nziza, ukereka abantu ko wahindutse kugira ngo nibabona imirimo yawe myiza ibatere guhimbaza Imana. Ndagira ngo nkubaze wowe unteze amatwi, ese uko ugenda, uko ukora, uko uvuga, uko wambara byatuma abantu babona imirimo yawe myiza ikabatera kuza kuwaguhinduye? Ese koko warahindutse? Ese koko ibyo wakoraga kera uyu munsi ntabwo ari byo ugikora? Ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Abantu benshi bakunda kuba ubuzima bwa ntiteranya, bagakunda gusa n'abandi ariko ntibakunde gusa na Kristo. Rora umudo wacu ni Kristo, rora umudo wacu ntabwo ari undi wundi. Reka nkubwire wowe utarahinduka, wakibaza uti mpora nshaka guhinduka ariko nkisanga mu bibi. Reka nkubwire imbaraga zaguhindura. Imbaraga zaguhindura ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo ryageze muri wowe riraguhindura. Ijambo ry'Imana ntiritwemerera kwangana. Ijambo ry'Imana ridusaba yuko ibyo twifuza ko abandi badukorera ari byo natwe tubakorera. Nubaho ubuzima butunze ijambo ry'Imana, nubaho ubuzima bugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, uzabaho ubuzima buhindutse rwose. Iyo umuntu yakiriye Kristo hari amagurupe ya WhatsApp arefitingaho. Iyo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza hari ibiganiro avamo. Dore ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba gihejeje benshi mu bibi, nuko batajya bisobanura abo bari bo, nuko batidekarara abo bari bo. Urashaka gukomeza kuba mu kigare wabagamo utarakizwa, urashaka kuvuga amagambo wavugaga utarakizwa, urashaka kwambara imyambaro wambaraga utarakizwa, urashaka kugenda uko bagenda gutarakizwa. Hoya, iyo Yesu yaguhinduye, ijambo ry'Imana ridusaba kwihesha agaciro ku kintu cyose nk'abakozi b'Imana bagabura ibyari. Ukwiye kubaho ubuzima bwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyari. Ukwiye ukibaza ngo iki kintu ngiye gukora kirahesha Imana agaciro, iki kintu ngiye kuvuga kirahesha Imana agaciro, uku kuntu ngiye kwambara kurahesha Imana agaciro, ese ibi bintu ndi gukora birahesha Imana agaciro. Ugahoraho ubaho ubuzima butekereza kuguhesha agaciro Imana mu buzima bwawe. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Dukwiye kuba ubuzima buzana impinduka mu bandi, dukwiye kuba ubuzima buzana impinduka mu kazi dukorera, dukwiye kuba ubuzima buzana impinduka aho twirirwa mu rugo iwacu, dukwiye kuba ubuzima buzana impinduka abantu batureba bakatubonaho gusa na Kristo, bakabutubonaho imirimo myiza ikabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Nshuti muvandimwe unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo haleluya, ukwiye kubaho ubuzima buhindutse. Igihindura ni ijambo ry'Imana, igihindura ni imbaraga z'ijambo. Niwakira ijambo muri wowe ukaritunga rikakugwiramo, uzahinduka rwose, uzabaho ubuzima buhindutse bunezeza Kristo. Haleluya. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya, kuko ari byo Imana ishaka, kuko ari byo Imana idutegerejeho. Ukwiye kubaho ubuzima buhindutse rero. Ingingo
Imana uyibwire ngo ndifuza guhinduka rwose. Ingingo Imana uyibwire ngo ndifuza kubaho ubuzima buhindutse. Oya, ntusigare uko wari umeze. Oya, ibyakubataga ntibyongere kukubata. Ukwiye kubaho ubuzima buhindutse, kuko aribwo buzima bukwiye umukristo. Haleluya. Imana ikugirire neza, Imana iguha imbaraga zo guhinduka rwose. Ushobora kuba urwana n'intambara uyu munsi, ugahora wisanga mu cyaha, ugahora wisanga Satani yagutwaje igitugu, ukaba udakunda kuvuga nawe ukisanga wabikoze, ukaba udakunda gusambana ukisanga wabikoze. Egera Yesu umubwire ngo ndashaka guhindurwa nawe, maze usome ijambo ry'Imana rigwire muri wowe, ubeho ubuzima buhindutse. Yesu niwe wenyine ushobora kukuneshereza. Yesu niwe wenyine ushobora kugutsindira ibyo byakubase, ubeho ubuzima buhindutse rwose. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikurebe neza, Imana iguha imbaraga zo kunesha. Amahoro Imana itanga ahebuje umuntu yamenya arinde imitima yanyu. Shalom, 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 shalom.